So ngira ngo nari mvuye muri Beteri Good Service Limited, nari mvuye kuguramo igikoresho n'ubundi cy'akazi. Mu kuhava murabizi wari umunsi w'umurimo niriwe ndi gukora ku kintu kijyanye n'uburyo wakazi gate umurimo uteye mu Rwanda, maze kugana n'abantu hariya ku isoko. Ndimo ngaruka kuri KCT kuko Ndahiro Valence Papi yarambwiye yuko ari muri salo mpamusanze kugira ngo tugire ibyo tuvugana dupanga akazi kagomba gukorwa ku wa gatatu ko yamamaga bimbwiraho. Ntambitse mbona abantu benshi bagosaho ahantu abantu babizi bakunze kwitwa ku bitenge. Ngeze ku bitenge mbonye abo bantu ni benshi ariko bigaragara ko bagose nkaho imbere harimo umuntu. Ninjiramo ngeze musanga n'abasore babiri bagosa umumama utwite wambaye amapingu ugaramye aryamye areba hejuru, mbona ameze nk'umuntu urimo aratengurwa. Mbajije bambwira ko ari umuzunguzayi kuko ku ruhande rwe hari utuntu yazunguzaga bari bamaze kumufatana yituye aho ngaho hasi bahita bamwambikira amapingu. Ababyeyi benshi n'abantu baraho bavuga ko bidakwiriye, vuga bati ni mumugire mu mureke, ariko abo bahungu bari bahari ndabita abahungu kuko nabonye nta n'impamvu yo kubita abagabo cyangwa se abapolisi, sinzi byari byo kugeza n'ubu. Abo bahungu bakababwira yuko nta mpamvu n'imwe bagomba kumwumva cyangwa se kugira icyo bamufasha. Ababyeyi uburyo bariraga basabira imuntu imbabazi, abahungu ne bari babyitayeho. Umunyamakuru nafashe ibikoresho byanjye bikura mu gikapu, ndavuga reka nkora akazi kanjye mbaza abaturage uko bari kubyumva, hanyuma niba nankundira abo bahungu mbona bamukikije, niba nkundira mvugane nawe, hanyuma ubwo nyine nze kuvuga n'inzego z'ubuyobozi. Twese turabizi ko ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali ubucuruzi bw'akajagari butemewe, baburwanya mu buryo bushoboka ubwo ari bwo bwose, ari no mpamvu hagenda hubakwa amasoko. Nta nkuru nari ngiye gukora irwanya leta cyangwa se iki cyungo buzunguzayi. Mu gukuramo ibikoresho byanjye maze gutangira gukamera, mfata ishusho ya mbere gusa, muhungu umwe ahita asimbuka hakurya arazanya aka kamera, undi aza ashaka kunyaka ibikoresho. No, ntabwo yashaka kunyaka ibikoresho, we yaje ashaka kunyicaza ahubwo aho mama yari yicaye. Ndamubwira sinshobora kuhicara. Urahicara? Ndamubwira ntago micara. Kuki uri kudukamera? Ndamubwira hano si wawe, si mu rugo rwawe ngusanze, amategeko ndayazi n'icyo ateganya. Aha ngusanze ni muri Rwanda kuko no hejuru bari barimo barafotora. Kandi ngiye umunyamakuru mfite ibikoresho arabibona byanditseho BTN n'ibindi. Ndamubwira rero ntago bibushoboka sindi bwicare. Ashaka kunyicaza amfata mu ijosi, ndamubwira ntago biri buze gukunda, ntunyicaza hano kuko nta kosa nigeze nkora. Ibyo nakoze byose, yego wanyatse ibikoresho, wanyatse kamera, ariko ibyo nakoze byose nta kintu kimwe ufite kuba wakora. Muri uko guserera abaturage barasakuza bati mwadenganyije umuturage, ni mugomba kubangamira itangazamakuru. Tukiraho nibwo haje abapolisi bo muri Interforce, nabo muri Interforce baza barimo bagira ngo barebe ikibazo uko kimeze, ariko mu kuhagera bo banyambika amapingu. Mu kunyambika amapingu ubwo abaturage baraho barimo baravuza induru bati ibintu ntabwo bikwiriye n'amahano. Nibwo bakuyemo wa muti babanza kuntera mu maso, ngira ngo murabibona ko rinete zanjye nanze kuwukuramo uracyarimo. Hanyuma biba ngombwa yuko bamaze kuwuntera batera umuti mu baturage, bwo ibintu biba birebire. Njye sinari nyireba nyine urumva umuti wahise umumisha. Nicara hafi aho ngaho kuba mama bacuruza imyambaro y'abana hariya neza bita ku bitenge cyangwa se hafi yo ku giti. Hanyuma ubwo bafata abantu, bamaze kubafata baratangiye kubashyira mu modoka. Imodoka aho yari iparitse yigiraho hirya, ubwo nanjye baraza bankura hamwe na nicaye bashyira mu modoka badutwara kuri polisi. Ariko tukiraho nkaba nari nahamagaye Ndahiro Valence Papi ndamumenyesha, araza arahansanga aravuga ati ntabwo bagomba kumutwara kubera iki umutwaye. Harimo umupolisi wamututsa mutuka igitutsi nyandagazi kitanakwiriye. Ndabita abapolisi ariko simbizi niba ari bo twageranye natwo muri station ya downtown, mbona tukiri kumwe bakoresha mu kazi kabo ka buri munsi nyine bakora bambaye civil. Ubwo mu kubaho ngaho rero tugeze downtown baratwicaje, bagiye kudufungira batujyana mu cyumba kitabona. Abagore batatu babatwara haba ari abazunguzayi, natwe abagabo batatu badushyira handi. Ariko abo bagabo babiri bandi twari turi kumwe muri station bo baziraga koko bafataga amashusho n'amatelefone yabo bari bayabambuye. So mu kudushyiramo aho ngaho rero nibwo haje kuza umupolisi umwe muri abo ngabo. Hanyuma nibwo baje barambwira bati haza umuhungu umwe ati we ndumva nagukubita urushyi. Aho twari twicaye namubwiye ni waje ugakuramo impyiko se basi ukaba ari utwara ko nta kintu byaba bitwaye. Arasohoka nyuma y'iminota nk'itanu nibwo haje umuvugizi wa polisi mu mujyi wa Kigali. Araza aravuga ati umunyamakuru ni musohore, ababwira ko ibintu bakoze atari byo, ahubwo ataba n'abafatanya bikorwa mu mukuru y'amapingu barayanyambura kuko ako kazu bari badufungiyemo katabona, bari badushizemo tunambaye n'amapingu. Mubo bari badufunganye harimo umugabo yavuga ko ari muri za force akorera Nyamagabe, ariko natungwe no kubona ngeze hano ku kazi amamagaye nsanga nimero nari nyifite ari umuyobozi umwe mu midugudu cy'imisagara
twigeze gukora nayo inkuru arambwira ati nige twari dufunganywe bamaze kukurekura nanjye barandekura wa muhungu namusizeyo. Ubwo nyine nuko byagenze ubuyobozi bwa BTN bw'intervenye bavugana na polisi ku rwego rw'igihugu media team ya polisi hanyuma baraza basohora gutyo. Ariko ubwo bamaze kumura amapingu Fande yabwiye ati nimudutere hano intebe ebyiri tuganire, barazitera arambaza uko byagenze nyine ndamusobanurira ati sorry ku byabaye wihangane nyine ubwo n'abantu bataza agaciro k'itangazamakuru ndetse n'agaciro kanyu. Nuko ubwo ba boss nabo bari bamaze kugera hanze ndasohoka tugera aho hanze turavugana batuye ibikoresho byacu dusanga basimbye amashusho uretse ko boss yakoze ibishoboka byose agakorana na nyine na equipe technique y'ikigo bakayagarura ayo mashusho abapolisi bari basibye. Navuga ko nuko nguko byagenze kireka yambayeho. Navuga ko muzi umunyerondo abaturage beretse gukura mu modoka bakamwica. Ibintu byambayeho ni ibintu buryo babikora mu buryo butari mu mwuga bishobora kukuzamurira tension cyangwa se n'umujinya ukaba wakora ikintu utari wateguye, kuko nubwo buryo bamfashemo hari abaturage bari wabonaga ko nabo bibabaje binateye agahinda. Icyo navuga ntabwo navuga ngo ni mworohera itangazamakuru, nabagiye kwikunda kuko n'abaturage ibyo bakorerwa n'uburyo bafatwamo ntabwo bukwiriye. Ngiye kwivugaho nyine naba nirengagije uwo muturage wari uryamye aho hasi ubona ko indigiye kumuca mu kanwa yambaye amapingu. Ikintu navuga ni kimwe, nasaba polisi kwigisha baba field officers bohereza ku kazi babigisha ubunyamwuga, kuko nubwo bimeze bityo usanga abapolisi bari ku rwego rukuru rw'aba ofisiye baza agaciro k'itangazamakuru, baza agaciro k'umuturage, ariko aba bari hasi bohereza kuri tele, bohereza ku kibuga. Waba uri umunyamakuru, waba uri umuyobozi, waba uri umuturage, waba uri umuzunguzayi, waba uri umucuruzi, nta cyubahiro na gitoya bafite cyo kubaho umuntu, nta ndangagaciro y'ubunyarwanda bafite, nta n'ubumuntu bafite muri bo. Navuga ngo rero nibabigishe babahugure uko bashobora kuba bakwitwara mu gihe bagiye mu kazi kuri tele.